Rutsiro ni kamwe mu turere turindwi tugize intara y'Uburengerazuba, kagizwe n'imirenge 13, utugari 62, imidugudu 483, ubuso bwa kilometero kare 1157 n'ibice bitatu. Kuva mu mwaka wa 2006 leta y'u Rwanda yiyemeje gukorera ku ntego ikiraho gahunda y'imihigo. Rutsiro kimwe n'utundi turere imvugo bayigira ingiro imihigo intero y'aka karere, ndetse baniyemeza kutazahigwa na rimwe, bafata izina ry'ubutore bw'abadahigwa mu mihigo ba Rutsiro. Mu mwaka w'ingengo y'imari ya 2018-2019 akarere ka Rutsiro kahize imihigo 68 kandi gaharanira kuyesa. Nk'uko bimaze kuba umuco, iyi mihigo yibanda ku nkingi enye za gahunda ya guverinoma yo guteza imbere abaturage, arizo ubukungu, imibereho myiza y'abaturage, imiyoborere n'ubutabera. Ntibyoroshye ko ibikorwa byose akarere kakoze muri uyu mwaka wabivuga mu gihe gito ngo birangize. Muri iyi filimi Imbarankuru ngufi yakozwe hagamije kubika amateka no kwigira ku mpinduka mu iterambere, haragaruka ku bikorwa buri wese ahita abona n'amaso ye. Umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe ubukungu aragaruka kuri imwe mu mihigo igamije kuzamura ubukungu muri aka karere. Uronahera ku bikorwa bijyanye no guhuza ubutaka, politiki yo guhuza ubutaka, aho abaturage bafashwa kubona imbuto nziza, bakabona ifumbire mu rwego rwo kuzamura umusaruro wabo. Kuri sezo zombi rero, ndavuga sezo ya A na B, hahujwe ubutaka kuri hegitari ibihumbi birenga 35, ku bihingwa by'ibigori, ibishyimbo, imyumbati n'ibirayi, kugira ngo byatanze n'umusaruro. Nubwo tubazo twagiye turanda bijyanye n'igihe cy'imvura cyangwa se n'iki, ariko umusaruro warabonetse kandi ushimishije. Hari na gahunda yo guhanga umurimo, aho abaturage muri rusange, cyane cyane urubyiruko, hahangwa imirimo idashingiye ku buhinzi gusa. Hari hateganijwe rero ko hahangwa imirimo 4624, nayo twayigizeho 100%. Ikindi ni uko hari gahunda yo gufasha urubyiruko kubona ibikoresho by'ibanze bibafasha, cyane cyane abo bashoboye kwiga imyuga. Twahize ko urubyiruko rungana n'abantu 63 bazahabwa ibikoresho kandi barabibonye mu myuga itandukanye. Amaze kuma certifica nza kudepoza muri BDF bamereza imashini. Ikindi ni uko mu bikorwa remezo ntabwo twakwibagirwa imihanda. Twatekereje ko hakorwa ibirometero 61, ndavuga kubibungabunga, nabyo byarakozwe 100%. Tukaba dufite n'umuhanda uva Gisiza ujya mu Runda, nawo uri mu mihigo yacu dufatanije na RTDA. Umuhanda waratangiye, nawo ntabwo twahize kuwukora wose ngo urangire, ariko twahize ko byibura imirimo yatangira ikaba igeze kuri 20%. Iryo janisha rero tumaze kurirenga dukurikije aho imirimo igeze. Mu muhanda ukuntu tubona haba harimo ibikuku, amabuye, ibintu byinshi cyane. Turi kujya imurunda biratuvuna cyane. Ubwo bagiye kuwukora bizadufasha mu ngendo twakoraga, twagendaga turi kurira amabuye, ibikuku, nibashyiramo kaburimbo bizaba bitworoheye. Ikindi muri gahunda yo kubungabunga ibidukikije no kongera amashyamba, twahize gutera amashyamba, ndavuga ibiti by'amashyamba kuri hegitari 13, nabyo byarakozwe, twawugezeho. Akaba ari na gahunda nshya nibwo igitangira, ariko nayo ifite akamaro cyane cyane mu gihe cy'izuba. Ujya usanga abantu bakenera kuhira imyaka. Ni gahunda leta ishyize imbere, aho abaturage bunganirwa mu kubona ibikoresho byo kuhira. Nabyo twahize ko byibura tuzuhira ku buso bungana na hegitari 20, nabyo twabashije kubigeraho ko biri gukorwa. Mu minota nka 20
tuba turangije kuhira. Imyaka yacu murabona ko imeze neza nta kibazo. Turateganya ko tuzabona umusaruro kubera ko n'imvune yabaye nkeya, tugasanga amafaranga twasohoraga tuvomeza kuko twarishyuraga ijerekani tukayishyura amafaranga 10, utuvomeje ijerekani amafaranga 10, ariko ubu ngubu twe turiyuhirira mu minota 30 tuba turangije kuhira. Umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza aratubwira kuri imwe mu mihigo igamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Mu burezi hari ibyumba by'amashuri twubatse bigera muri 60, ubwiherero 48 ndetse n'amarerero kugira ngo tubashe kunoza ireme ry'uburezi, tugabanya ikibazo cy'ubucucike mu mashuri ndetse tubasha gukemura n'ikibazo cy'abakoraga urugendo rurerure. Aho ngaho birumvikana ko harimo no kwigisha abatazi gusoma no kwandika, twigisha abagera mu 6,700. Ngenda shima leta y'ubumwe n'ubwiyunge mu buryo bw'uko abakecuru ngange harimo benshi tunganyije imyaka bari batarabashije kugira amahirwe yo kumenya gusoma no kwandika no kubara. Ariko icyo njimira leta y'ubumwe n'ubwiyunge rero nuko yatuzirikanye ikaduhereza amashuri dukuze, natwe bakatuzirikana baduhereza amashuri dukuze yayiga. Ubwo rero twarayakurikiranye, ngiye nabashije kuyakurikirana ngange bitewe nuko nari mfite imyota, ariko ubu nanjye ndumva maze kubimenya. Ikindi gishimishije ubu nda muntu wanyandikira ibarwa ngo nanirwe kuyisoma. Icya kabiri mu terambere dufite nga telefone ndayifite ngiyi rwose, ngiyi aha ngaha ngomba gusoma message ngasoma ngamenya umuntu mbamagaye ngitaba, asigaye nanjye ngamusubiza ndatega. Kubirebana n'ubuzima nabwo twibanze cyane mu kwegereza abaturage serivisi z'ubuvuzi, aho batswe poste de santé zigera muri 15. Tunashyira imbaraga mu gukurikirana abajyanama b'ubuzima mu guharanira imirire myiza, dukora ubukangurambaga, twubaka imirima y'igikoni ndetse tunakangurira abaturage kugana serivisi z'ubuvuzi. N'ubu twajyaga tujya kwivuza tukajya ku Kivumu ugatanga 2,000 kuri moto. Ubwo rero amafaranga twakagombye gutanga 2,000 n'ubundi ni ikintu bigaragaza ko azagabanyuka cyakoresha ikindi kintu cyangwa mu kimbiri. Umubyeyi yaba twite cyangwa se ugize ikibazo kugira ngo uzagere ku Kivumu ni ikibazo, ni kure. Mu kimbiri ni kure, igishwati ni kure, ariko ahanga ni hafi yacu biratworoheye cyane. Mu guharanira kugira umuturage ubayeho neza, twashyize imbaraga mu kwita cyane ku batishoboye, aho twubakiye amacumbi abacitse ku icumu, imiryango igera muri 7. Ubuzima nari mbayeho bwari bubi kuko buri gihe nahoraga cumbika nkodesha, noneho nkagera no mu nzu ndi gukodesha, nyirayo nyuma y'amezi 2 akambwira ngo va mu nzu cyangwa wongera amafaranga. Bakambwira ko yabonye undi muntu wo kuba yajyamo. Ubu bimeze neza cyane, ndaryama nkumva rwose no kwicura bitari kuza. Twafashije imiryango 238 yari itafite amacumbi ndetse n'abahuye n'ibiza. Ndumva nishimye kuko ndabohotse, nago nageraga ahantu mba, mbese ninga Imana nyine yabakoreyemo kugira ngo uyu munsi nanjye nzabe mbohotse ku itariki ya none n'abana banjye. Rwose uyu munsi turishimye, ahubwo muzamudushimire Perezida Paul Kagame, Imana izamuhe kuyobora kugeza igihe azumva ananiriwe. Murakoze. Twafashije abaturage bagaragayeho imirire mibi, dushyiraho igikoni cy'umudugudu, dutangiza na gahunda ya Tumurere Neza. Akarere kandi kubatse kanasana imiyoboro y'amazi ireshya na kilometero 31, kageza amashanyarazi ku ngo zisaga 7,000, gateza imbere ubworozi bw'amafi muri Kareremba 15 zishyirwa mu kiyaga cya Kivu. Koperative z'urubyiruko zorozwa amatungo magufi, bahabwa inkoko 9,000. Kugira ngo heswe imihigo y'umwaka wa 2018-2019, ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro
burishimira ko habayeho ubufatanye n'abafatanyabikorwa batandukanye. Icyo nasorezaho ngira ngo ni ikijyanye no gukorera hamwe. Ibi byose ntabwo twari kubigeraho tudafatanije, ari abo bafatanyabikorwa, ari abaturage ubwabo, kuko ni nabo bikorerwa. Usanga hose aho umufatanya abo navuze nabo nahise nibuka ko bose bafite uruhare rutandukanye, nko ku kijyanye no kurwanya imirire mibi. Ni umuhigo dufatanije turi benshi n'abafatanyabikorwa benshi, ku buryo dufatanije uyu mwaka ibikorwa hafi ya byose twabigezeho 100%. Mu gihe akarere ka Rutsiro kishimira imihigo kesheje mu mwaka wa 2018-2019, ni nako gakomeje umurego wo guhiga indi mihigo kazesa mu mwaka ukurikiye wa 2019-2020. Kubera ubufatanye n'abafatanyabikorwa batandukanye, nta kabuza ko Rutsiro izakomeza kwesa imihigo.